none wumva bizagenda gute rero kugira ngo koko nkuko wabivuze nawe ugira inkomoko ugira uvuga ati nanjye nkomoka aha ejo nunaba n'umugabo ugashaka umugore ukabyara ukazajya ubwira abana bawe uti nanjye umuryango wacu witwa gutya data yari runaka mbese ubisobanure ku buryo umwana wawe azabazwa ibibazo wumva bizagenda gute kugira ngo nawe ugire umuryango ukomokamo. Okay mama, mu buryo bwo kwidefanda yanyandikishije ku irangamimerere y'uwo mugabo wapfuye. Wowe wisezerano ko papa yari amaze kugira ute kunyanga. Ese ubu nzagira umuryango njye nkubwira ngo nta nkomoko nta papa ngira, bibaho se? Ntago bibaho. Mama mu buryo bwo kwidefanda yavuze ati uyu mwana byazamugora kubona ibyangombwa. Nuko yanyandikishije ku irangamimerere ariko y'umuntu wapfuye kera. Ubwo buzima bubi rero ndiho ndasatira numva ko ariho uwitwa papa wawe yamufatiranye. Okay. Uwitwa papa muri ubwo buzima bubi nibwo yamufatiranye mu ubwo buryo. Noneho ubwo nibwo buryo mbese navutsemo. Yego. Ku myaka 18 uburaho amezi 8 cyane. Ntabwo uwo mugabo uramuciryera? Sindamuciryera n'umunsi n'umwe. Ntiyamfashije ariko byibura nkamubona nkamumenya. Wenda izo nshingano ategeze agira nk'umubyeyi no kuba yanyemera byonyine gusa byaba bihagije. Nk'umwana nanjye nkitwa ko mfite papa tukanavugana burya ukagira inkomoko nawe. Agira inkomoko gusa nanone kubwo kwizera numva nzagira gutya nkabona umuntu wamfasha kama kazi nkafasha mama wanjye. Bambi reka twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Mwese tubahe ikaze, nimba uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali, mwese tubifurize amahoro y'Imana no gutunga mugatunganirwa ibyo mukora byose, mugubwe neza. Abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi mudukurikira hano ku Mwana TV, mwese tubahaye ikaze kuri uru rubuga mukunda muri benshi cyane. Uyu munsi nanone nanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, aho nagiye gusura umwana w'umuhungu ukiri mutoya uri hafi kuzuza imyaka 18 uko twabiganiriyeho inyuma ya kamera. Agiye kubibwira mu mazina ye,
icyo tugiye kuganiraho nta kindi, murabizi ko abana bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga ndetse bikorwa n'abantu bakuru, abakwiriye kubareberera babandi twita ababyeyi be cyangwa se inshuti z'umuryango. Uyu mwana uko mumubona angana gutya ku myaka isatira 18 agiye kugira, ntabwo azi ise wamubyaye. Ni ukuvuga ngo bwa burenganzira abana bagira buturutse ku babyeyi, kuba avutse akarerwa, akajyanwa mu ishuri, akambikwa, akagaburirwa, akandikwa mu bitabo by'irangamimerere nk'uko igihugu kiba kibisaba, uyu wereka da. Gusa avuga ko ise wamubyaye iwabo aho akomoka, ubwo ni kwa nyirakuru, ho baramukunda bakanamwemera, cyane cyane ko avuga ko nyina wamubyaye yari yarashatse undi mugabo w'isezerano, baza kubyarana abana babiri, uwo mugabo aza gupfa, umwana araza kubitubwira byose, apfuye nyina rero yaje kubyara uyu mwana ku wundi mugabo. Na bugingo n'ubu uyu mwana aravuga ati nabuze uburenganzira, sinize nk'abandi bana, nagize ubuzima bubi, kandi data, uwitwa data mama yambwiye ariho, nabuze data kugira ngo byibura nanjye ameshe uburenganzira nk'undi mwana, nanjye ngire umunezero. Reka ngusabe uze gukurikirana uyu mwana, ndabizi ko ashobora kukugiriraho umugisha, ushobora kumuganiriza, ushobora kumuha inama, ushobora kumuha ibitekerezo, umutege yombi. Reka tubanze tumwakira, ariko nsabe abantu mutarazigamira abana banyu muri ejo heza, ni ukuri muri kwibagirwa ibintu by'ingenzi kandi bikomeye. Gufunguza konte muri ejo heza ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amategeko bagenda baguha yose. Iyo konte rero ukajya uyishyiraho udufaranga duke duke, ukazigamira umwana wawe bikagenda neza. Reka tumwakire atangire atwibwira, ibindi turagenda tubigarukaho. Uraho neza? Uraho neza. Tubwira amazina yawe dutangire tuganira bamaze kukumenya. Banyita Ndayishimiye Joseph, nkaba ntuye mba mu karere ka Nyanza, ntara y'Amajyepfo. Yego, Ndayishimiye Joseph, ikiganiro cyawe tugiye kuganiraho kirakomeye, niyo mpamvu ngira ngo tubanze uwo Ndayishimiye Joseph wandi, uko mama yakubwiye, umbwira amazina ya mama wawe, umbwire na papa wawe. Okay. Numva ko papa wanjye bamwita Bizimana Anastase. Bizimana Anastase. Yego. Ariko mama akaba yitwa Constasia Mukamugema. Yego. Ariko nyine mama niwe nzi. Ariko papa nyine ntago nigeze mubonaho na rimwe. Ni ukuvuga ngo mu kanya wambwiye ko imyaka ngo 18 urayiburaho hafi ngo umwaka. Okay. Umwaka cyangwa amezi? Amezi. Kugira ngo uzi imyaka 18. Yego. Kuva icyo gihe cyose nturabona papa wawe? Kuva icyo gihe cyose naba umwana mutoya, ntago negeze mbona isura ye cyangwa ngo tube twavugana kuri telefoni. Nta gihe na kimwe. Reka noneho tubanze turebe, ubwo wenda uraza kubidusobanura neza uko mama yakubwiye nyirizina. Tangira udusobanurire, ubundi ujya kumenya ubwo buzima ubamo. Ni mama yabukubwiye muhereye hehe? Duhe urwo rugendo kugira ngo abadukurikiye ku Mwana TV babanze bumve iyo shusho, kugira ngo ubugeze hafi imyaka 18 utazi so wakubyaye kandi abaho. Okay, kuva nakura namye mbona mama. Ntabwo nigeze urumva mbonaho papa, kuko numvaga n'abana bavuga ngo papa, nkumva nyine ntago bibaho, nyine nge singira papa. Ariko urumva nari umwana. Ubwo mu gukura kwanjye nibwo naje kugenda mbona wenda ubuzima turimo bugoranye, ariko nza kwegera mama nyine ndamubaza ati se papa bimeze gute? Ubwo ugereranije wari uri nko mu myaka nk'ingahe? Ubwo natangiye kumenya kuba namubaza ngo papa mfite nk'imyaka nk'icumi gutyo, nibwo natangiye kumubaza. Ariko nyine kuko we yaje kubimbwira ndi nko muri 15, ariko ambwira impamvu atabimbwiye. Katubanze dusubira inyuma gato. Mu myaka 10 nibwo wabimubajije? Yego. Uramubura utese papa bahe? Hanyuma abikubwiraho arakwihorera? Bigeze muri 15 atangira kubikubwira. Noneho mbwira urwo rugendo rwo kubikubwira yabitangiye gute? Okay. Naricaye ndatekereza, kubona ari ngeze mu mwaka
wa gatanu primaire kuko ni naho nagarukiye kubw'ubushobozi yari afite cyangwa se kubera no kurwaragurika yaje kujya kwivuza ubwo bituma nyacikiriza amashuri yawe. Yego, ariko ndavuga se kuba ncikirije amashuri kandi numva ngo mfite ababyeyi, abo babyeyi bamariye iki, bamfasha iki kuba ncikirije amashuri ndi umwana ugana gutya kandi nkeneye kwiga. Ubwo ngubwo nibwo kumubaza, uramubaza uti mama byagenze gute? Arambwira ati impamvu ntabikubwiye nabonaga uri mutoya nangaga kuguhangayitsa. Mama. Ariko ubu ngubu nabikubwira utangiye guca ubwenge, ubwo utangiye kumbaza inkomoko yawe. Nuko arambwira ati papa wawe bamwita Bizimana Anastase, avuka Nyaruguru, uretse ko naje kugira ibibazo by'ubuzima nkimukira i Nyanza. Wiyegereza uruvugiro. Nkimukira i Nyanza. Ari mama wawe? Ari mama. Nuko arambwira ati papa wawe namubwiye yuko nyine uri umwana we. Arambwira ati wapi ntago uwo mwana muzi. Ariko mama amaze gukura yaje kugira gutya njyana aho nakita kwa nyogokuru byara papa, barambona baranyakira, avuga ati mbere yaho gato bari banakuzi mama wawe bigaragara ko yajyaga ajyayo. We yajyaga ajyayo ariko aguhetsa agufite. Yego. Ariko nje ntago nigeze njyayo. Oya, wajyagayo baguhetse ntacyo. Okay, najyaga bampetse ariko nje ntabyo nzi nyine kuko bari bampetse. Yego. Ariko nyine maze gukura nagiyeyo rimwe. Aragutekereza ati nagize ubuzima bubi nza kwimukira i Nyanza, ariko uko wavutse ni gutyo. Uko navutse nuko nguko, ko nibwo buzima. Dusubira inyuma gato tukiri ahangaha, ugeze kuvuga ko mama wawe hari undi mugabo yari yarashatse kuko ufite abandi muvukana babiri. Iyo story mama wewe wiyegereze mikoro. Wewe yari afite undi mugabo w'isezerano. Yego. Umugabo aza kugira nyine ibibazo, aza kwicwa ku buryo nyine ngo yagiye hanze. Nuko afite yaguze moteri icukura amabuye y'agaciro. Bo bagira ngo nipima amabuye y'agaciro. Tavuga ati yo ni imari, ubwo abarishwe. Ubwo ari bwo mama atangira kugira nyine ubuzima bubi. Bari bamaze kubyarana abana bangahe? Abana babiri. Yego. Ubwo ni abahungu n'abakobwa? Ni umuhungu n'umukobwa. Ubwo ni abavandimwe bawe kuri mama wawe? Cyane. Nuko bamaze kumwica ubwo nyine nibwo yatangiye kugira ubuzima nk'ubwo bubi. Ubwo nyuma nyine ubwo buzima bubi rero ndiho ndasatira numva ko ariho uwitwa papa wawe yamufatiranye. Uwitwa papa muri ubwo buzima bubi nibwo yamufatiranye mu ubwo buryo. Noneho ubwo nibwo buryo mbese navutsemo. Yego. Ubwo kuva ubwo ntiyongeye kumufasha, ntiyegeze yanemera ko ndi umwana we kugeza na n'ubu. Ku myaka 18 uburaho amezi 8 cyane. Ntabwo uwo mugabo uramuca iryera? Sindamuca iryera n'umunsi n'umwe. Ibyo bintu ndi kwibaza, ubyibazaho gute, wumva bizagenda gute mbere yuko dukomeza? Ko mbyumva cyangwa se buryo wenda ngewe mbyiyumvishamo, numva bibaye ngombwa yuko wenda ntiyamfashije ariko byibura nkamubona nkamumenya. Wenda izo nshingano ategeze agira nk'umubyeyi no kuba yanyemera byonyine gusa byaba bihagije. Nk'umwana nanjye nkitwa ko mfite papa, tukanavugana burya ukagira inkomoko nawe. Agira inkomoko. Ese ubu nzagira umuryango njye nkubwira ngo nta nkomoko, nta nkomoko, nta papa ngira, bibaho se? Ntago bibaho. None ngewe ndiho ndumva ko ushobora no kuba utanditswe mu irangamimerere kuri mama wawe na papa wawe. Mama mu buryo bwo kwidefanda yanyandikishije ku irangamimerere y'uwo mugabo
wapfuye, wowe w'isezerano. uwo w'isezerano, ko papa yari amaze kugira ute kunyanga. ye baba we, abona nta buryo bundi akoresha ubwo buryo. Ariko nyine muri make ku myaka yanjye 18 n'igihe yambwira uwo mugabo yapfiriye, nanjye sinabyiyumvishaga buryo ki uwo mugabo yapfuye, ariko bambwiye uko igihe yapfiriye n'igihe navukiye numva biratandukanye, harimo intera. ye baba we, ubwo ngubwo niko kunsobanurira nyine neza, nza kubyumva nyine nk'umwana wari umaze gukura. none se ubu ngubu papa wawe ujya wicara ukamutekerezaho iki? ntushobora kuvuga uti ariko se uyu mubyeyi wambyaye mu by'ukuri ajya atekereza ko ndi umwana we muri we, ese ajya yumva ndi ikimanuka? wowe utekereza ko yaba atekereza gute, uko ubyimagina? ntago ntekereza yuko yaba atekereza ko afite umwana, kuko antekerezaho ikoranabuhanga ryarabyoroheje, yanampamagara kuri telefone. Ntago burya umuntu uri mu gihugu nawe ndi mu gihugu nta kuntu yavuga ngo nta nimero zanjye agira, kuko ubu mfite telefone. Niyo famiye nka kwa nyogokuru bafite nimero zanjye. ese wa mugani kwa nyogokuru wawe bajya bakubwira ko we bavugana? we baravugana. we wagerageje gushaka iyo nimero cyangwa barayikwimye nabyo? ntago begeze bayema, kandi narabigerageje si bayema. muri make ntago nari kubitindaho kubera ko nari mukuru. ntago nari kubitindaho ngo mvuge ngo kuki muyinyimye ng'ikiyaya, narabyihoreye. none ubwo rero amashuri yawe urayacikiriza kubera ubwo buzima bwa mama wawe. none mama wawe se nta buryo yari afite bwo kukurwanaho wenda ugakomeza amashuri, byibura ukazigira umumaro, iso akazanakubona wenda nyuma nawe warabaye umuntu wo kwifatira ibyemezo? yabayeho mu buzima bubi, nanjye ubwanjye nta murenganyiriza ngo wenda yabigizemo uruhare kubera inkorora. ntabwo navuga yuko yabigizemo uruhare mu gucikiriza amashuri kwanjye, kuko yari afite ubu buzima yari abayeho ndabuzi, nabukuriyemo. urumva rero ntago namurenganya. none ubu se mama wawe ariko ni muzima, nta kibazo afite n'iki wenda ku buryo ushobora kuba ubaho, byo bimeze bite? ntabwo afite ubuzima ku buryo wenda buhagije ku buryo yamfasha mu kwiga no kuduhahira, nuko ni gake. nk'ubu maze gukura njye ngira gutya nkakorera udufaranga gutya. Maze gukura umwana utaruzuye imyaka 18 wumva warakuze? Numva narakuze kubera ko rimwe na rimwe hari igihe mbona akazi nkavuga ati tubonye ikiro cy'ubugari. Yewe data. Ubwo numva narakuze nyine. Mbega ubuzima bushaririye we. Mungu wangu we. None wumva bizagenda gute rero kugira ngo koko nkuko wabivuze nawe ugira inkomoko, ugira uvuga ati nanjye nkomoka ha, ejo nunaba n'umugabo ugashaka umugore ukabyara ukazajya ubwira abana bawe uti nanjye umuryango wacu witwa gutya, data yari runaka, mbese ubisobanure ku buryo umwana wazabazwa ibibazo. Wumva bizagenda gute kugira ngo nawe ugire umuryango ukomokamo? Numva mbonye sinzi ukuntu nabivuga kubera ko papa umuntu utaregeza nkene anshaka ndi umwana nanakura ngiye mu buryo numva ngiye ahubwo mfite intego wenda yo kuba namushaka, cyangwa se yego nkuko nguko uje nk'umunyamakuru, yego ngize Imana nkaba nkubonye, byibura nimba iki kiganiro kiri buce kuri radio cyangwa kuri televiziyo akakibona, aravuga ati byibura wa mwana yarakuze, kuko ntabwo nzi naye simuzi, ako simbirenganyiriza mama kuko wenda yaba ataragibigizemo ubushake, kuko ubuzima mama yarabayeho ndabuzi. Kandi no guhunga akajya iyo kure i Nyanza avuye ku Gikongoro harimo intera, ahunga ubukene. Ahunga ubukene. Ahunga ubukene, agatirika nje gushakishiriza abana banjye ndebe ko babaho. None se ubwo noneho hari icyo ndiho nibaza,
ubundi uba wumva papa wawe aramutse nawe agize ubutwari akabasha kubona kino kiganiro koko akanasubiza ubwenge inyuma nk'uko wavuze amazina ye ukavuga n'amazina ya mama wawe, ubundi ni ibiki wumva akwiriye kugufasha nawe ukagira uburenganzira? Byonyine kuba nakumva yuko mfite papa ahari, ari papa, ibyo ngibyo byo birahagije, kuko mfite icyizere cy'uko Uwiteka azabigenza neza, nkakura nkaba umugabo nkagira ibintu. Ariko ukavuga uti mfite ipfunwe ryo kutazagira umuryango. Mfite ipfunwe ryo kuba ntafite papa. Kandi ariho mbizi ko ariho. Nturamenya agace arimo byibura ngo uzagenda utunguranye umuhagarara imbere umubwira uti ndi umwana wawe, wumva uko wabivuga? Agace ndakumva, yewe ako gace nanakagezemo, ariko kuko ntari mbizi naje kubimenya nyuma ko yari akarimo. Ariko ntuzi umuryango, ntuzi ngo nukumva ngo ni runaka. Ubundi se bavuga ko atuye? Bavuga ko asigaye akorera i Kigali, yavuye i Nyaruguru. Umuntu araza guhita yibaza rero ngo ubaho ute na mama wawe, ubwo buzima bujagaraye gutyo, utarize ubu ngubu agakwiye kuba uri mu ishuri nk'abandi bana, noneho umuntu ashobora guhita yibaza uko mubaho mute, bigenda gute umunsi ku munsi? Uko tubaho nyine ni kwa kundi Imana yitungira abantu bayo, abaturanyi, abantu nk'abo nyine baradufasha. Urumva ntitugira n'aho tuba no kugenda. Ugize Imana ubona nk'aha tuba wadusanze, umuntu wagize gutya aratubwira ati muze muncungira aha hantu. Urumva ni ifamuye. Nukumureberera. Nta mafaranga yagenye, nukumureberera gusa. Nukumureberera. Biraho. Ubwo ariko mama wawe birumvikana ni we muri kumwe, babandi babiri bo barakuze, barashatse, bafite abana, abo ninjye turi kumwe. Yego ngwango ko numva ari hatari, ariko komera. None ujya kuduhamagara rero ngo tuguhe ikiganiro kuri televiziyo, washakaga ko ubwira abantu iki? Nashaka kubwira, cyangwa ni so washakaga nyirizina? Ntago ari papa cyane nashakaga. Yego. Nagira ngo mbwire n'abandi bamera nkawe atari na byiza, cyane ko numva nanjye umwana wanjye atabaho muri ubwo buzima nabayeho, kari bubi cyane busharire. Yego bambi. Ariko ubu koko mu by'ukuri aramutse akugiriye impuhwe akavuga ati mwana wanjye amateka yabaye amateka, ndahaje nkurebe tuganire, wabyakira gute? Aramutse ari nk'umuntu utekereje akabona iki kiganiro ukabona araje, wabyakira gute mukuri? Nabyakira neza, kuko ntabwo nigeze mvuga ngo papa ndamwanze kuko njye yanyanze. Numva urukundo rw'ababyeyi ari rwiza. Yego. Numva mfite ahantu nturuka, mfite umuryango, byaba ari byiza. Yego. Ubwo ngubwo aje namwakira neza, nakumva ko ari nka marayika ungendereye. Papa wawe? Yego. Hari nka marayika ukugendereye? Kuko ntago njye nigeze ngira umujinya mu buzima bwanjye. Nahoze numva ko kubabarira ari ibintu byiza. Bitewe n'ubuzima. Reka duhindure right y'ahantu turi, kuko ndabona bwije, tujye mu kindi gice abakunzi bacu babone ikiganiro tugana ku musozo wacyo. Ndumva ari byo byiza. Hanyuma ikibazo ndiho nibaza, kano gace mutuyemo, ubwo nta kuntu byibura kwa kuntu abantu birwana bakavuga ati wenda reka twatisha karima tujye tugakubitamo akumbati, wenda tubashe kubaho, kuba muri ahantu umuntu abafasha. Kuri urwo rugero wavuga guti twebwe turamucungira, tukamucungira umutekano wibye, ntabwo mujya mushaka wenda nk'ukuntu mwashaka nk'akarima, wenda umuntu akakabatiza kwa mukajya mushyiramo nk'ibyo kurya byanyu, bigenda bita ubwo buzima nabwo ndashaka kumenya uko biba bimeze. Bijya bibaho iyo twagize gutya
tukabona nk'udufaranga. Burya kubaho udahinga ntabwo wabaho cyane mu cyaro nk'aha ngaha. Hari igihe tugira gutya tukumva nk'umugiraneza aravuze ati akira uzahinge hano ibijumba, ubwo nyine tukagenda tukahahinga tukabona ukejo bucya. Ariko kenshi nyine abantu bakunze kuduha imirima yo guhinga ngo mubahingire, tubahingire, bakaduha wenda n'akarima hariya ko guhinga. nk'ubu ngubu hari ahantu twahinze uretse wenda ko bitarera ariko tuzi ko bizera tukarya. uko nsanze mama wawe arwaye ubwo mwahingaga ryari? Ubwo nyine kubera ko mama arwaye ninjye njyayo nkamufasha, ubwo yaba yorohewe akajyayo yagize ikibazo nyine cy'umuvuduko w'amaraso. ubwo si ibyo bibazo by'ako kajagari k'ubwo buzima kabimuteye? Niko nanjye mbikeka, kuko ntabwo niyumvisha ko nyine umuntu izo ndwara zizana gutyo gusa, n'ibyo bibazo birashoboka. Yewe data we, mbega disi. Tugenda tugana ku musozo, se ni iki wumva abantu bakwiriye kugufasha? Wowe uvuga uti iki kintu numva gitsika umutima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni igiki? Ngize nk'amahirwe cyangwa se nk'abantu bareba kino kiganiro, wenda bakama inama z'uko nabigenza mu buryo bwo gushakisha papa, cyangwa se nawe yakibona yagira amarangamutima nk'umubyeyi akanshakisha, kuko ntago yambura, ndi mu gihugu nawe ari mu gihugu. Nimero zanjye za telefone ntiyazibura. Nanone ngize n'Imana nanone nkabona nk'umugiraneza wampa akazi nkabasha gufasha mama nubwo ntarabona papa, ko ngize amahirwe namubona, ariko nanone mbonye akazi byamfasha gufasha mama. Yego disi, ko niwe mfite wenyine, ninjye ugomba kumumenya kubera ko ubu ninjye usigaye mu rugo. Mukuru wanjye yarashatse, mushiki wanjye. Bamburi n'umwana mwiza, ukunda umubyeyi, kandi iryo shyaka rikomeze, kuko ni bake banamba ku babyeyi ukagira igitekerezo nk'icyo ngicyo. Ariko kandi humura, abadukurikiye ku Mwana TV barabyumva ko babaye, barabyumva ko nta nkomoko ufite kugeza ubu, barabyumva ko uri umuntu ubabaye, kuba noneho birangije ukaba udafite n'ubuzima, amashuri yawe warayacikirije, ukaba udafite iso kubyara. Mu by'ukuri barakumva, kuba baguha akazi ntabwo mbishidikanyaho, kandi hari n'abataguha n'akazi ahubwo bakakuremera, bakavuga ati kugira ngo uzabe umugabo ugire n'ubwo butware, ejo uzagire n'abana nabo bafite imico nk'iyawe, reka tukubakemwo ubuzima, bakaguha icyo gukora, bakakuremera, bakavuga ati tuguhaye ubu bushobozi, kora. Ndatekereza ko nkurikije uko nkumva wabashimira. Iyo Mana yabiturutse mu ijuru nazayisenga paka mpfoye, kuko ntago ndi kumva bibaye ngombwa bikabaho, byaba ari byiza cyane ku buryo ntigeze mbona. Gusa nanone kubwo kwizera numva nzagira gutya, nkabona umuntu wamfasha, kampa akazi, nkafasha mama wanjye. Bambi. Komera, tugushimira. Ariko kandi nk'uko bivuze, nimba hari telefone bakubonaho yawe, cyangwa se y'umuntu ushobora kuba hafi yawe ariko akayikubonaho, wayibabwira dusoze ikiganiro. Kandi nkwizeza ko natwe tuzakomeza gukora uko bishobotse, iki kiganiro tukagisharinga ahashoboka, ndetse n'abakunzi b'Umwana TV ni ukuri mushobora kudufasha. Burya abanyarwanda bagiye baca umugani ngo inkingi imwe ntigera inzu. Uyu mwana ari aho ameze nka Nyakamwe, kuko muri kubyumva, ntagira uwo bakomokana kuri se, ntamuzi usibye abazi kuri nyina. kandi ntabwo uko mbizi, ntabwo ababyeyi b'abagabo b'abagore ngo batange inkomoko, niko mbyumva. Sinzi niyo byavuye n'iki, mbona babyara kandi
ni ibintu bikomeye ariko ngo ntibagira inkomoko. Uyu rero aravuga ati yewe nta nkomoko mfite, cyakora ngize amahirwe nkabona data, ngize amahirwe nkabona umfasha, nkabasha gufasha mama wanjye nawe urwaye byamfasha, mbonye byose mubimfashije ukuri mwamugize neza. Ariko bahe nimero yawe ya telefone, ntabwo ubundi umwana w'imyaka 18 biba bigoye ko utanga telefone yawe, ariko wowe kubera nkurikije n'ibitekerezo byawe nuko nanakumva uzabimanaginga. Byongeyeho ni n'amahire kuba utari umukobwa, nubwo abana bose ari kimwe hano ku Mwana TV, ni byiza uzabasha kubimanaginga, bazaguhamagara bazaguhumuriza, hari n'abazakugirira neza bakakubwira ngo baho. Bahe nimero yawe ya telefone rero dusoze ikiganiro twari tugirana. Nimero ya MTN yego 079 00 5 11 70. Niyo ngiyo. Niyo. Iriho amazina yawe? Yego. Okay. Imana ishimwe cyane. Kandi ukomere. Ibyo ari byo byose iso reka mubwire nimba ushobora kuzabona iki kiganiro ku Mwana TV. Ntabwo naje hano ngo ngukomeretse, cyane ko uwakomeretse kukurusha n'uyu mwana, wowe uri umuntu mukuru. Ibyo navuze nta gitutsi kirimo, kandi urumva ushobora gufata umwana nimba utemeza ko ari uwawe ukamujyana mu kigo gishinzwe gupima amaraso ukareba nimba ari uwawe cyangwa atari uwawe, kuko kumuha uburenganzira nk'umwana n'amategeko arabimwemerera. Ndetse ntekereza ko abadukurikiye nimba bashobora guha uyu mwana igitekerezo cyane bizi by'amategeko bamugira inama, namwe twabashimira. Kandi n'abasenga mu musengere arusheho kuguma kwihangana no gukomera no kuba hafi ya mama we, nkuko mwumvise ari umwana mwiza ukunda nyina. Ikindi aravuga ati mumfashije nkabona akazi, nukuri mwaba mungiriye neza ngafasha mama wanjye. Ushobora kumuha akazi, ushobora no kumuremera mu by'Imana yaguhaye. Burya nawe hari icyo wakora, cyane ko gutanga biza n'umugisha kurusha guhabwa. Ikindi ntekereza wenda wafasha uyu mwana, ntabwo yabashije gukomeza amashuri nkuko yasobanuye ikibazo cy'ubuzima, ariko kugira ngo umuremamo icyizere cy'ejo, uyu mwana umugize uwawe, ukavuga utire kuri ya mwana mugira uwanjye nkuko nagiye ngirira neza n'abandi. Ushobora kuvuga utireka mufashe yige wenda umwuga azigirira umumaro, ukawumwishyurira, n'ukuri akazagubwa neza. Icyo twakishimira kurenzaho rero nuko yabona se wamubyaye nawe akandikwa mu irangamimero. Urumva ko nyina yabuze uko agira, amwandika ku wundi mugabo utamubyara ari we nyina yari yarashatse bwa mbere yuko uyu mugabo aza kubyarana nawe uyu mwana. Urumva ni ibintu bitabaho gufata umugabo wari warashakanye n'uyu mudamu mbere bakanakora n'isezerano, umugabo akaza gupfa uko umwana yabivuze, ariko noneho nyina akigira inama abonye ise w'uyu mwana ntacyo amufashije, atireka mwandike ku wapfuye. Namwe murumva ko ari ibintu biteye n'umujinya pe, kubona umwana ashobora kwandikwa ku muntu utari se, noneho wanapfuye. Ese urumva atari ikibazo? Ariko ni ukuri ndizera ko mwamugira inama muri komanteri, namwe mushobora no kuzishyiramo. Ikindi akarusho wamuhamagara kuri telefone ze yazitanze, kandi ngize hano muri runo rubuga twazishyizemo. Nimumugirire neza, uyu n'umugisha w'Imana mu gutanguranwe. Reka mbashimire. Ibiganiro byo ku Mwana TV nakagaruka uko bukeye nuko bwije. Tubifuriza amahoro y'Imana no gutunga, kandi ibyo mukora byose Imana igiba mu byanyu. Reka mbashimire. Nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'amahoro, Imana y'u Rwanda, kandi Imana ibakunda yabaremye ku isura yayo, ibahe umugisha mu byo mukora byose.